Reka nongere mbasuhuze nabaha ikaze hano mu biganiro byacu bya Pi Network. Muri Pi Network rero hari amakuru meza cyane aho ikigo nka SocialChain Inc cyangwa INC tugiye kuvuga kuri Pi Community Company ndetse tuvuge no kuri PiBit Ltd. Ni company zikomeye cyane ziturutse mu bihugu bitandukanye aho zamaze kujya mu mikorere na Pi Network. Akaba ari urundi rugendo rukomeye cyane rukomeza kuzamura utility, ariko nanone uretse utility gusa izi company eshatu ni company zikomeye kandi ni company zije gushyiraho itafari rikomeye cyane cyane mu kwaguka kwa Pi Network ndetse no kugenda iba adopted ndetse no kumenyekana mu bihugu bitandukanye hirya no hino kwisi. Abantu rero bari kwibaza ibibazo byinshi bijyanye n'iterambere cyane rigiye kuzuzanwa n'ibi bigo bitatu bikomeye mu bijyanye n'amategeko ndetse n'uburyo ibyo byose bigomba guhuzwa na Pi Network ndetse n'ibi bigo bigiye gukorana. Harabibaza niba Pi Network ari company yemewe, nibikorera ku mugaragaro, ukuyubahiriza amategeko yo mu bihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Burayi, Ubwongereza ndetse nuko Pi ishobora gutangiza circulation rusange idahuye n'ibibazo by'amategeko byigeze gusenya indi mishinga myinshi ya kwihuta. Ese Pi yaba irimo gukora iki ngo byibuze itazahura n'ibibazo andi makributo yahuye? Nabyo hari amakributo menshi tubona agenda aba delisted ku ma exchanges, amwe akagenda kanaburirwa irengero ugasanga kwibuto yageze ku idolari rimwe yasubiye kuri 0.000. Ikibaza aho ibintu byapfiriye ngo kwibuto igere aharindi mukameze hatyo ukahabura. Gusa Pi Network yo iri gukora ibintu bidasanzwe igerageza kurwanya ibyo bibazo mbere yuko open mainnet yayo igera ku isoko. Kugira ngo rero dusobanukirwe ibi neza ni ngombwa tukareba inyuma cyane y'izo mpaka, cyane tukibanda ku bijyanye n'ukuri kw'ibyo Pi irimo irakora, tukareba ku miterere y'aya makampani n'uburyo azakorana na Pi Network ndetse n'impamvu ari ingenzi kwa zaza h'uyu mushinga twamenye twimayiningira. Icyambere gikomeye tugomba gusobanukirwa ni uko Pi Network atari application isanzwe cyangwa igitekerezo cy'abantu ku giti cyabo, ahubwo ni umushinga wubakiwe ku bigo byemewe n'amategeko bifite inshingano zitandukanye ariko nanone zuzuzanya. Ku isonga rero ni cya kigo cya mbere natangiye mbabwira bita SocialChain Inc. SocialChain Inc. ni ikigo cyanditswe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki rero nicyo kigo gishinzwe core development ya Pi Network, cyangwa n'icyo ngubu gifite inshingano nini zo guteza imbere Pi Network. Hakaba harimo kubaka software shingiro izatuma Pi Network ikomera, gutunganya Pi app engine, uburyo umuntu azajya ashaka app agiye kubarizaho serivisi mu buryo bworoshye, vuba kandi budatwara umwanya muremure, kuko muri Pi ecosystem hazaba harimo ama app menshi. Ariko nanone SocialChain ifite inshingano nanone zo gucunga ibikorwa bya KYC. Urumva ko ni ikintu gikomeye cyane muri umushinga wa Pi Network. Ibi bisobanura ko igihe cy'ingenzi rero cy'ikoranabuhanga rya Pi kiri mu maboko y'ikigo gikora mu gihugu gifite amategeko akomeye meza ya mbere ku isi ku bijyanye n'ikoranabuhanga, imari, umutekano w'amakuru n'amafaranga y'ikoranabuhanga muri rusange. SocialChain Inc. niyo backbone cyangwa urutirigongo rw'ikoranabuhanga rya Pi Network. Iyo bavuga KYC ikavuga identity y'abantu nyabo, ikavuga umutekano wa pioneer, ibyo byose bifitanye isano n'iyi company bita SocialChain Inc. Ibi rero ni ingenzi cyane kuko byerekana ko Pi Network atari ukwirinda amategeko gusa, ahubwo iri kubakira ku bihugu bifite ibisabwa bikomeye byujuje byose
kandi byafashe iya mbere mu guteza imbere crypto. Nta mushinga rero wa crypto wifuza ejo hazaza harambye wakwirengagiza igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika no gukorana n'amakampani yaho ku rwego rw'amategeko. Kandi Pi Network rero yarabikoze kuva mu ntangiriro, kuva yashingirwa ikavukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko noneho muri kariya gace kabarizwamo ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga nka Google, nka Microsoft, nka Apple, kariya gace bita Silicon Valley ku muhanda wa Palo Alto. Rero ni ikintu kigaragaza ko Pi Network ntabwo ari ikintu cya Afurika, si icy'Uburayi, si icya Aziya, ni icy'isi, ariko nanone gifite imizi mu gihugu gikomeye ku isi kandi gifite iterambere, kinashishikariza ibindi bihugu gukora ibishoboka byose bakajya kuri iri terambere rijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'imari isi igiye kugenderaho ndetse yamaze no gutangira kugenderaho. Uretse rero SocialChain Corporation, hari n'icyo twita Pi Community Company. Iyi Pi Community Company ni company ikomeye yavukiye muri Pi Network, ariko nanone irimo abashoramari bakomeye kuko yanditswe yavukiye mu birwa bya Cayman. Iyi company ni ifite intellectual property cyangwa icyo bita umutungo mu by'ubwenge, umutungo wa Pi Network, hamwe n'icyo bita token treasury cyangwa mu bijyanye n'ifaranga rya Pi Network. Ibi byose biri mu cyitwa Pi Community Company, kaba yanditswe mu birwa bya Cayman. Abantu benshi rero bakunda kwitiranya ibi bintu bakavuga ko Cayman Islands, ibirwa, bakabyita icyo bita tax haven, bityo abantu bagahita babifata nabi. Kuba igihugu cyangwa agace kakitwa tax haven bisobanuye ko ari agace katita ku misoro cyane, aho abantu badasora, cyangwa se bya bihugu bireshya abashoramari ku rwego rwo hejuru y'abantu ku giti cyabo cyangwa imishinga kubera imisoro yabo iri hasi cyane. Ibi rero bituma abantu bagira impungenge bati company igiye muri kirwa kimeze gutya, ariko twabonye ko na Bitcoin idafite icyicaro muri Amerika, ifite ibyicaro mu birwa bya Caraïbe. So rero ni ibintu byongera kugaragaza ko Pi irimo irakora kandi igerageza gushyira ibikorwa byayo ahantu hari umutekano, hari security, mbese hari ibisabwa byose kugira ngo company ikore kandi isavinga rubanda. Ariko mu by'ukuri ni isi ya Web3 ndetse na blockchain. Ibirwa bya Cayman bikoreshwa n'imishinga myinshi ikomeye kubera amateka asobanutse cyane ku bijyanye n'imitungo y'ikoranabuhanga, bijyanye na token governance ndetse n'imicungire ya community owned assets cyangwa ya mitungo ariko iba mu by'ukuri ari ya rubanda, ugasanga umutungo ni uwa rubanda, kuko Pi Network avuga ko nyine ni ya rubanda. Ibi rero bituma Pi ishobora gutunganya token treasury cyangwa uburyo bw'imicungire y'ifaranga ryayo mu buryo bwemewe butandukanye n'ikigo icyo ari cyo cyose cyangwa biriya bigo biba bikomoka muri Amerika nyirizina nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko rimwe na rimwe amategeko ya biriya bihugu akakaye ashobora gutuma company muri rusange hari uburyo itinyagambura cyane. Akaba ariyo mpamvu abasesenguzi bavuga ko byasabye Pi Core Team ko iyi Pi Community Company ijyana muri ibi ibirwa. Rero uku gutandukana cyangwa separation hagati ya development, SocialChain Incorporation ya token IP management ya Pi Community Company, abantu bakavuga bati ibi ni ibiki, batise ntabwo ibintu ntabwo bisobanukiwe. Ariko nanone kuba iyi SocialChain igira uruhare ubu ngubu mu kubaka Pi Network ndetse ni company ya Pi Community Company, mu by'ukuri bigendeye kuri structure cyangwa mu buryo bukoreshwa n'imishinga myinshi ikomeye ya blockchain kugira ngo hirindwe amakimbirane y'amategeko kandi hubakwe transparency n'uburinganire mu micungire y'umutungo wa ecosystem. Bivuga ngo ecosystem bigomba kuba yifitemo ibice bibiri.
hari igice kiba gishinzwe ibintu bya development y'iyo ecosystem kugira ngo ikure. Muri Pi Network rero ni SocialChain Inc yamaze kujya mu bufatanye na Pi Network. Hakaza ariko n'ikindi gice gishinzwe kugenzura umutungo ibyo byose bikoreshwa, aricyo Pi Community Company ubu yamaze kwandikwa mu birwa bya Cayman, aribyo Cayman Islands. Ibi rero mu kubyumva neza bigaragaza ko Pi Network atari projet y'abantu bake bashaka kugenzura byose, ahubwo ari project iri kubaka ecosystem ifite imirimo itandukanye igengwa n'amateka atandukanye. Ingingo ya gatatu yo kuvugaho ni company bita PiBit Ltd. Kikaba ari ikigo gikomeye nacyo cyanditswe muri British Virgin Islands. Gifite inshingano rero zidasanzwe ku rwego rw'Uburayi. Iki kigo mirwa nyine by'Abongereza. Iyi company PiBit twayifata nka gateway ya Pi Network mu by'amategeko ya European Union, cyane cyane mu rwego rwa Market in Crypto Asset Regulation bita MiCA. Ni nkayo gate nyine, ni nkaho umuryango Pi Network nyine icamo kugira ngo yubahirize aya mategeko agenga amakripto muri European Union. Iyi Market in Crypto Asset Regulation twita MiCA ni amategeko akomeye cyane yashyizweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Amategeko agamije kugenzura crypto assets cyangwa imitungo ya crypto, kurinda abakoresha izo crypto no guha isoko umutekano n'ituze, ariko cyane cyane mu rwego rwo kurinda baturage cyangwa amakampani akorera i Burayi akoresha amakripto muri rusange. Kuba rero Pi Network ifite entity yihariye igamije guhuza ibikorwa byayo n'amategeko bivuze ikintu gikomeye. Bivuze ko Pi iri kwitegura gukorera ku mugaragaro mu Burayi mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibi rero bifitanye isano n'amakuru yavugaga ko public offer ya Pi ijyanye na MiCA compliance ko yagombaga gutangira kuri 28 Ugushyingo 2025, kandi ibi ntibyabaye amagambo n'abantu babivugaga mu buryo bwo kwishimisha no gushimisha umuryango wa Pi Network twapenea, ahubwo iyi ni intambwe ikomeye y'amategeko isaba icyo bita structure cyangwa imitunganyirize isobanutse, isaba transparency k'ibintu biba bigomba kuba biciye mu mucyo, isaba KYC ikomeye, imicungire y'amakuru ihuye n'amategeko ya European Union. Imishinga myinshi rero ya crypto yatinze cyangwa yananiwe kwinjira ku isoko ry'Uburayi kubera MiCA, ariko Pi Network yo yarabikoze kandi iri gutegura ibi byose byiza byerekana ko ifite icyerekezo kirenze kuba yaba manipulated cyangwa se kirenze speculation, kirenze amagambo gusa cyangwa amakuru y'impuha. Hanyuma hari Pi Network Ventures nayo tutareka kuvugaho, ishami rishinzwe gushora imari mu mishinga ifite utility nyayo. Hano Pi igaragara rero nk'umushinga wubaka ubukungu. Sikoyi n'ubusa, Pi Network Ventures ishora imari mu ma-project yubaka ama-application, service n'ibikorwa remezo bikoresha Pi mu buryo bufatika. Ibi rero bituma Pi ecosystem ikura mu buryo burambye, aho Pi itaguma mu gufungirwa muri wallet gusa, ahubwo igakoreshwa mu buzima bwa buri munsi. Iyo dushize rero hamwe izi entities zose, ibigo bikomeye ari byo SocialChain Inc, Pi Community Company, PiBit Ltd na Pi Network Ventures, tubona ishusho isobanutse. Tubona ko Pi Network ifite corporate structure ihamye, uburyo bw'imikorere buhamye no guhuza ibikorwa mu buryo buhamye, kandi tubona ko Pi yubakiye ku mategeko mpuzamahanga. Ibi nibyo rero bituma Pi ishobora kwinjira mu masoko akomeye
nk'ayo mu Bwongereza no mu Burayi hose muri rusange, aho amategeko akaze kurusha henshi ku isi, ariko nanone akaba atanga ituze n'umutekano kuri ibi ngibi bijyanye n'amafaranga y'ikoranabuhanga. Amakuru rero avuga ko Pi Network ifite lisansi yo gukorera mu Bwongereza no mu bihugu 27 bya European Union, sibyo? Ibi rero ni ibintu byiza cyane. Iyo tuvuze Ubwongereza nimubwumve nk'igihugu kibarizwa muri European Union cyavuyemo, turabizi neza, ariko nanone aya mategeko rimwe na rimwe European Union yashizeho agenda Ubwongereza wita busaba ko nabwo bwayakoresha, ko ntacyo byabitwaye. Bityo rero ntabwo European Union byanga, kubera ko isoko nabo babonye irindi soko ryongera ku ry'Ubwongereza. Ariko nanone ibintu bivuze ko Pi yamaze gutangiza ibintu bya trading rusange muri ibyo bihugu, oya, ko Pi iracyashaka utility cyane kugira ngo open mainnet yayo ijye hanze, niho izajya ahantu hose. Ariko nanone bivuze ko Pi iri gushyira mu bikorwa ibisabwa byose by'amategeko kugira ngo igihe circulation izatangirira izaba ifite umutekano n'ubwizerwe. Ubwongereza rero n'Uburayi nibyo bifite amategeko akaze ku bijyanye n'imari n'ikoranabuhanga. Rero Pi Network ishoboye kubahiriza ayo mategeko byakwerekana ko iri kwitegura gukorera ku rwego rw'isi hose. KYC rero ikomeye, kurinda amakuru y'abaturage, kubahiriza icyo bita amategeko mpuzamahanga y'ubucuruzi n'andi masezerano mpuzamahanga. Ibi byose ni ibintu Pi Network iri gushyira imbere. Ibi nibyo bituma Pi itihutira kujya ku masoko cyangwa gushyira hanze open network mainnet, twabivuze kenshi, ariko nanone igenda yubaka umusingi uhamye abantu bashobora kubifata nko gutinda, ariko mu by'ukuri ni uburyo bwo kwirinda guhura n'ibibazo by'amategeko baramutse basohoye open mainnet vuba cyane. Ku bashoramari rero, abacuruzi n'abafite business, ubutumwa bwa Pi Network burasobanutse. Pi ifungurira abafatanyabikorwa bose. Niyo mpamvu Pi ishishikariza abanyamakampani, aho bita retail stores, twa tuduka niyo twaba ari duto, ndetse n'ubucuruzi butandukanye kwiyandikisha no kwinjira muri Pi ecosystem. Pi ntabwo yiyita token isanzwe, yiyita cryptocurrency, ifite network yayo, ifite browser yayo aho ushobora kujya ku ma app atandukanye, ku ma DApp yubakiye muri ecosystem yayo. Ni ecosystem yayo nayo ni ecosystem ifatika. Byose rero bishyigikiwe n'umuryango urenga wamaze kujya kuri 1,100,000 z'abapioneer muri rusange bari muri Pi Network. Pi Network rero si umushinga abantu bubatse kugira ngo ituzamuka ku kanya nyuma ugweya, si igitekerezo cy'abantu bake, kandi si kurutse ishaka kwiruka ku giciro gusa. Ni umushinga wubakiwe ku mategeko, ku bigo byemewe, ku muryango munini no ku cyerekezo cy'igihe kirekire. Iyi corporate structure niyo rutirigongo ruzafasha Pi kwinjira muri circulation rusange mu buryo butekanye, bwemewe kandi burambye. Ku bapioneer muri rusange, dusoza, ibi bisobanuye ko Pi igenda iva mu bihe byo kwizerwa ku magambo gusa, irimo kwinjira mu bihe byo kwizerwa mu byemezo bifatika mu bikorwa. Ku bashaka rero kubaka business, ni amahirwe yo kwinjira kare muri ecosystem ya Pi iri kwitegura gukorera ku rwego rw'isi. Kandi ku muryango wa crypto muri rusange, Pi Network irimo kugaragaza ko Web3 ishobora kubakwa hubahirijwe amategeko, abantu n'ejo hazaza harambye. Murakoze kudukurikira, duhure kuri updates zigezweho mu biganiro byacu bikurikira.